Reka uyu munsi twige gucuranga amanota y'ibanze. Iki gitabo tugiye kureberamo ni ya manota n'ubundi abenshi narakibahaye. Tugiye kureba nibura mu buryo busanzwe tudakoresheje amakoro, tugiye dufata inota rimwe rimwe tubigendanye n'uko nababwiye octave igenda. Twibukiranye ko mu isomo rya mbere twize octave ya do naturel. Babwira yuko kugira ngo umenye octave ya do naturel cyangwa se do isanzwe, urebera kuri aya manota abiri yegeranye y'umukara. Ntabwo turi bubivugeho cyane kuko ushize twarabivuze, murebe mu isomo rya mbere ryo gucuranga twavuze ko do ari iyi ngiyi. Iyi ngiyi bibanziriza amanota abiri y'umukara. Izi zose ziba ari do zibanziriza aya manota abiri y'umukara. Kubera ko twiga rero amakoro gufatira rimwe nk'uko nabibabwiye, iyo ushaka gufata do ubundi ushobora gufata iyi ngiyi. Ushatse wafata yose. Ariko twe turafata do imwe. Ubwo hanga ariko ni muri gama ya fa. Ushatse wafata no muri iyi ngiyi twari tuvuze ya do naturel. Ariko twe turafata rimwe rimwe. Reka nze turebe amanota twakoresha wenda. Hano hari amanota avuga ngo do, do, re, mi, do, mi, fa, so, so, fa, mi, re, do, re, mi, do, mi, fa, so, mi. Abafite igitabo barebe kuri page 7. Abona hari kino gitabo. Niho hariho kano karirimba kuvuga ngo ngiye kwiga muzika. Ngiye kwiga muzika, nzashyiraho umwete, nzawumenya bwangu, niko ayo manota avuga. Mbere na mbere rero yo gufata indirimbo ugomba kuba waramaze kumenyera neza, kumenya ahantu bariza do, kuburyo bavuga ngo do, re, mi, do, uramenya uko ugenda uyashaka. Katubaze tunyure mu bijyanye n'ama octave gakeya. Zimwe muri octave za do wenda na re na mi na fa na sol wenda tugarukiriza, kugira ngo ubanze umenye niba guha indirimbo bakakubwira bati yicurangire wenda tuvuge muri sol, urabigenza gute. Icya mbere, iyi do, re, mi, fa, so yo muri naturel yo twarayibonye. Iyo twarayibonye. Iyi ngiyo ni muri do naturel. Muri re noneho nukuvuga ngo muri re uhita udiyeza iyi ngiyi. Wabonye kugira ngo ubone mi yo muri re nuko usimbuka iringira ugafata iyi fa diyeze. Wagera aha ngaha nanone ugafata do diyeze. Niyo game ya re. Ubwo urumva ko bitandukanye. Noneho muri mi noneho ufata aha ngaha. Ubwo nuko ngo muri mi udiyeza
fa diyeze na sol diyeze na do diyeze na re diyeze. Twarabibonye n'ubushize, twagira ngo bibibutse gatoya umenye aho uri gushakire octave yawe n'icyo kuririmba kano karirimbo. Ubwo twari turi kuri mi. Ubwo aho ngo ni kuri mi, ugiye kuri ubwo kuri mi ni hamwe ibyo ndi kubabwira. Uyigeza ufata iyi fa diyeze na sol diyeze na do diyeze na re diyeze, nizo ukoresha muri mi ushaka ko diyeze, kuko murabizi ko aya ngaya bayita renote diyezere, aya ngaya y'umukara ni amanota y'ibice, niko twavuga ni kimwe cya kabiri cy'inota, ntabwo bari inota byuzuye, amanota yuzuye nayo hasi. Rero hari aho biba ngombwa ko muri octave ya game runaka nayo uyakoresha, nibyo turimo kureba. Noneho ugeze kuri fa rero, iyo ugeze kuri fa, game ya fa udiyeza iyi ngiyi, iyi bayita ra diyeze cyangwa se si bemol. Nababwiye yuko iyo uri kugenda gutya iburyo amanota aba diyeze, wagaruka ibumoso akaba bemol. Bivuze iki? Bivuze ko hano niba hari solo, nitugenda iburyo iri nota riraba sol diyeze, ariko niba ari sora, oya tuvuge iyi ngiyi ni ra, sol ni iyi ngiyi, niba ari ra nujya iburyo iyi ngiyi iraba ari ra diyeze, yego. Ariko nuva kuri ra ukajya kuri si, iyi si bemol yayo iraba iyi ngiyi n'ubundi. Nuvuga ngo iri ribaye si bemol, riba nanone ra diyeze. Niko bigenda no ku yandi manota. Iyo ujya iburyo tuvuge uri hano, iyi ni do, iyi ngiyi iraba do diyeze, ariko ibe icyarimwe ibe ari na re bemol, kuko iyi ngiyi ari re, wagaruka ibumoso ugasanga ukahasanga iyi ngiyi irahita riba re bemol, ariko nabe nanone do diyeze. Ni uko nguko bigenda. Twari tugeze rero kuri fa. Iyo ugeze kuri fa diyeze uza gufata kugira ngo octave yawe isone neza, uza gufata ibintu bibabwiye, iyi ngiyi bita ra diyeze cyangwa se si bemol. Reka tubikore wumve. Si wumva se? Atari ukoresheje ntaho byakunda. Reka dufate urugero, wenda wibeshye ukadiyeze ritari ibyo ukavuga ngo urumva se ari byo, ariko ibiri byo ni ibihe? Nuko nguko twagarukira aha. Reka dufate wenda na fa diyeze na sol, ariho duhera. Dufate fa diyeze na sol, arizo octave tuba tugarukiyeho, kugira ngo duhite tubona uko twiga kano karirimbo. Amagame yose aba ari menshi, tuzagenda tuyarebera hamwe buhoro buhoro. Ugeze kuri fa, nuvuga ngo inota ryose ugezeho, game yose ugezeho, uhita urihera ariko bibaye do. Niba uvuze, mwabibonye ko twagiye tuvuga do naturel akaba ariyo dufata, re tugahera kuri re, mi tugahera kuri mi, fa tugahera kuri fa diyeze nayo tugahera kuri fa diyeze nyine, aba ari ibaye do. Nitugera no kuri sol, muri game ya sol, ubwo sol niba do. Nitugera no muri ra, gutyo gutyo, game urimo iryo nota rihita riba do. Twaribonye no muri teori. Gushaka ku ndirimbo byo ababyibuka mu byibuke, nababwiye ukuntu bigenda, wenda tuzongera dufate akanya gatoya nabyo tubirebeho. Kuri fa diyeze rero, sibyo? Nuvuga ngo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kuri fa ufata fa diyeze, sol diyeze, ra diyeze, ugafata na fa isanzwe, warangiza ugafata iyi ngiyi ntabwo ari fa, ahubwo iyi ngiyi yaba iyihe? Yaba si, n'ihita iba fa. Iyi si n'ihita iba fa. Muri game ya fa diyeze, iyi si niyo tugira fa. Twaribonye no muri teori.
turavuga ngo do re mi fa, iyi ngiyi igahita iba fa. Ubwo iyi ni do isanzwe, ariko iyo ugiye gufata sol muri fa ufata iyi do diyeze na re diyeze na fa isanzwe ugasoreza kuri fa diyeze, kuko nababwiye yuko game aho utangiriye ni naho usoreza. Octave niko bigenda, inota watangiriye uburyo usorezaho. Niba duhereye hano n'ubundi turasoreza hano, tuvuge ngo iyi ni do yo hasi, iyi ikaba do yo hejuru muri game ya fa. Ariko noneho ugahita uvuga ukabibonye. Turabibona turirimba akarimbo mu kanya. Noneho tuvuge wenda sora niyo dusorezaho. Amagame ni menshi, ntabwo twari tugiye kwiga game uyu munsi, niko kugira ngo mbereke uburyo ki ama-octave menya bibutse, twarabibonye n'ubushize. Niba ugiye gufata muri solo rero, ubwo n'ubundi niyo uraheraho ariyo ugira do. Rero iyo ugize iyi ngiyi do, akaba ari iba do muri game ya solo, diyeze uri buze gufata, uraza gufata do diyeze ariyo iba si, ari iba si muri game ya solo. Urugero kugira ngo ubyumve, ikintu kibikubwira umuntu ufite piano akaba atari gufata mu mutwe ibingibi ndi kuvuga, nawe ugenda ukanda piano yawe wumva aho birapfira, uhita ukosora, kuko bihita bisona nabi rwose iyo ushyizemo ibi bindi bitari bya bindi. Dore muri solo rero ukuntu bigeze. Sibyo, udiyeze iri ngiri, do diyeze niyo ufata. Urumva ko hano byari bipfuye, fashe iritari ryo do. Ubu uhita wumva ko byapfuye, kubera ko diyeze uri gufata iyi diyeze ukabona gusoreza aha ngaha. Ubwo muri kumva itandukaniro. Noneho reka turebe aka karirimbo twari twavuze do. Katugacurange muri game ya fa diyeze. Ikindi nakubwiye nuko kugira ngo umenyereze ibiganza byombi ugerageza no gukoresha amaboko yose. Nubwo tutari twiga amakoro gufatira rimwe amanota menshi nkuko twatangiye tubivuga, ariko nibura ugomba kumenya ko niba hano ufashe do na hano ugomba gufata do. Mango tuzafata do gutya, nidufata re, akandi gafata re, kano gafate sol. Sibyo? Numango katuvuge wenda dufashe rimwe urebe muri game ya fa diyeze. Noneho turi kugenda dukoresha n'ikiganza cy'ibumoso. Uzafata do, re, mi, uhangaruka kuri do, fa, ufate fa zombi, solo, ufate ino solo, na hano, ra, uzafata fa, na ra nibyo, ufate hano solo, na si, hano ufate do. Noneho bibe ushobora no gufata noneho yose bya bindi uretse ko twabyigaho, ariko nabyo reka tubikoreho.
tuzareba uko amanota ajyana nta kibazo. Nuvuga ngo iyi aba ari do, do, so, mi, ugahita ufata rimwe ikaba do, na hano wafashe do, noneho gufata re, noneho gufata mi, fa, so, ra, si, do. Okay, noneho reka dufate ka karirimbo kacu tuvuge do re mi do mi fa so, turagenda dufata abiri abiri. Ngiye kwiga muzika. Ubwo tujye dufata menshi twabigenza gute? Iyo ushaka gufata menshi ugenda ufata ya do nabwiye. Niba ufasha iyi do, niba ari re, niba ari mi, niba ari do, fa, sol, ra, ibintu nk'ibyo. Ariko reka tugende kamwe kamwe kubera ko tutarabimenyera. Tugende dufata kamwe kamwe. Sibyo? Do, re, mi, do, mi, fa, so, mi, fa, so, so, fa, mi, re, do, re, mi, do, mi, fa, so, 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 mi, do, re, mi, do. Cyangwa wakwimbira n'utundi cyangwa ufata n'utundi tunoza turimo hano. Me, me, do, re, do, re, do, so, so, me, fa, me, do, do, me, so, so, fa, so, fa, me. Murebe page 37 abantu bafite igitabo. Noneho ducurange kano ga page. Do, do, so, ra, so, fa, mi, do, re. Do, 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 do.
amanota yo hasi ubwo ivuga ko ari aya baze. Do, mi, so, fa, re, do, do, la, so,